nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Ni wa mwanya mukunda cyane wo kuvuga ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye. Amazina ni Rabivivaguye David. Ni umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo y'Imana ari muri Esteri ibice 5 umurongo waho wa 7. Haravuze ngo Esteri aramusubiza ati icyo nsaba kandi nshaka ni iki. Amen. Reka dusubiremo kugira ngo tubashe kumva aya magambo neza twese hamwe. N'abankurikiye nzi ko munkurikirana muri benshi, ndabakunda, ndabizi ko tuba turi kumwe saa ku saa, umunota ku munota, igihe cyose. Haravuze ngo Esteri aramusubiza ati icyo nsaba kandi nshaka ni iki. Amen. Aya magambo nayahawe umutwe uvuga ngo imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho ni igihe usenga amasengesho yawe agahindura ibintu byanze guhinduka. Iyo usenga ni amasengesho afata imyanzuro yamaze gufatwa akarihindura. Amasengesho ni igihe uba wakaniwe ko ugomba gupfa, ariko amasengesho ahari urupfu hakahindura ubuzima. Aya masengesho afata ibyari bitariho akabizura. Nigeze nsoma amagambo amwe igihe hari umugabo umwe wari wapfuye witwa Lazaro. Amaze gupfa, amasengesho yasenze kera, abantu bibwiraga ko Imana yamuretse, bibwiraga ko Imana yamaze kumwibagirwa, ariko imbaraga z'amasengesho yasenze zaje guhindura ibintu bikomeye, zikora ikintu kidasanzwe. Azuka mu minsi 4. Nubwo bashiki be bumvaga ko byarangiye, nubwo abaturanyi bari bazi ko byarangiye, ariko imbaraga z'amasengesho zakoze ikintu gitangaje. Yesu amutekerezaho mu minsi 4 yarishize. Nawe Imana amasengesho wasenze ikintu gihe cyo gutekerezwaho n'Imana. Iyo dusomye umurango wa mbere avuga ngo Esteri bukeye ku munsi wa 3 yambara umwambaro w'ubwamikazi ngo ajye mu rugo rw'ingombe y'umwami, kandi urugo rw'ingombe y'umwami yarugiyemo atatumweho. Urugo rw'ingombe y'umwami wajyaga atatumweho yaricwaga, niryo tegeko yari ryaratanzwe. Ariko ngo Esteri yambara umwambaro w'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe y'ubwami. Icyamujyanye ni ikihe? Ndagira ngo nkubwire icyari cyajyanye Esteri ni igihe Hamani yari yavuze ko abayuda bose bagomba gupfa. Amaze gutanga itangazo ryageze ryaramamaye, riragenda rigera ku isi hose, ariko umwami we ntiyarazi ibiri kuba, yari yazi n'ibiri gukorwa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo abantu batazi ibiri kugukora, Imana itazi ibiri gukorerwa ku buzima bwawe, ariko ezoteko pefonezanse abari kubikora ntabwo Imana yirengagije ko ibareba, irabareba, ahubwo nuko itaratekereza icyo gukora ku buzima bwawe. Uyu mwanya ndagira ngo utangarize ngo nubwo wihebye, nubwo ubona byanze, nubwo ubuze igisubizo, hari imbaraga z'amasengesho zawe zigiye kugira umumaro. Ngo ageze mu rugo rw'ingombe y'umwami ngo umwami amutunye inkoni, bisobanuye ngo uje nagushakaga. Hari uburyo umuntu agutekereza utabizi, nawe yatekerejweho n'umwami. Esteri nawe yaragiye gushaka ubutabazi, asanga umwami hari uburyo yiteguyemo kumugira neza. Zari imbaraga z'amasengesho zakoza ku kantu. Hari umugabo nshaka kuvugaho amagambo akomeye witwa Morodekayi, yabaga ku irembo ry'ibwami. Yatambuka umuntu witwa Hamani akamukandagira, yamukandagira akavuga ati nubwo bimeze bitya, akumva amagambo y'ihumure uko Imana izamukura kuri icyo kigeragezo. Ndagira ngo mbwire ngo nubwo uri gukandagirwa n'abana b'abantu, nubwo uri gukandagirwa n'abaturanyi, nubwo uri gukandagirwa n'abayobozi muturanye muri quartier, nubwo uri gukandagirwa n'abatakwifuriza ko wabaho, uyu mwanya ndagira ngo irembo umaze w'igihe nkubwire ngo imbaraga z'amasengesho ugiye gusenga uyu mwanya nizo zigiye gukora kuri iki kibazo. Ngo Morodekayi n'abayuda bose ngo baraterana, ngo basanga nta gisubizo bashobora gufata, kuko bari bamaze gufatirwa imyanzuro ko bagomba gupfa. Ariko hari umuntu Imana yari yarohereje ibwami wagombaga kuzagira umumaro muri iki gihe abayuda bari bafatiye umwanzuro. Nawe hari umuntu wawe uri mu bwihisho, hari umunyamumaro wawe utari kugaragara uyu mwanya, ariko hari igihe kigera Imana igateza mbutiyaje kugira ngo umunyamumaro wawe muhure. Hari umuntu mugiye guhura muri iki gihe kugira ngo agire umumaro, nubwo ugeze mu gihe gikomeye, ariko hari umuntu wawe Imana igiye kuguhuza nawe. Aleluya. Ndagira ngo ngutangarize ngo uyu muntu wawe uri Serafati agaragara ari uko imigezi yakamye. Imigezi itarakama ntabwo umuntu wawe uri Serafati yagaragara. Umuribuka Eliya